mbere twaremeye turatuza turayoboka turabana none ndorera abavuyeho tubaha induru abagiyeho tubaha impundu banyarwanda ariko twashize batubwira ko twinjiye inkugi mwe rukumbi bibwiraga ko ntawuzemo abasare baratsimbura twageze imbere batubwira ko twibumbiye muri demokarasi yarongeye badutoza animasiyo n'umuganda twarabyinnye turaberwa twararuye turahinga imihanda n'imigenderano imingoti n'amaterasi banyarwanda karahanyuze batubwira ko benshi muri twe baryamiwe yarongeye batubwira ko hari benshi bashaka gutaha twarumiwe kuko mu nkuge twibwiraga ko turi twese abo baheze iyo badutumyeho ngo tubazaniye demokarasi none ndorera imisanzu twohereza abana kurwana ngo baharanire demokarasi demokarasi irahenda turabyemera turayayoboka abanyapolitike batujya imbere turakurikira turashyigikira barayavuze bararambirwa bararwana barananiranwa babasabye ko bashaka amahoro barabyandika barabisinyira hakomye gato barashwarwa barayoberwa turarwana naho nyumvire turarwana twikora mu nda abaturanyi n'abakunzi mu nsengero no mu mashyamba turahumba turatsemba demokarasi irahenda politike barongera barahirikana bimana intebe barongeye batubwira ko barya bahise baramahano ushaka bakoze ibyaha baradusaza turayoberwa bati none wini demokarasi naho ariko twashize demokarasi kwihenda cyane demokarasi twicira abana demokarasi twanduza icyaha demokarasi twiciye igihugu demokarasi dutwara ababyeyi rwose irahenda irakanyagwa nanone barongeye amateka yarabe
mwarabeshyewe bati twaratabaye ntitwicaga barya mwabuze n'impanuka bati u Rwanda rusubiranye bene rwo turatora jana ku ijana abaharanira ubwiyunge nabo banga u Rwanda barakiyahura nawe unyumvire demokarasi yasigaye ntiyari iriho ko yashoze ku rugamba bahaguye uwabagarura bakareba demokarasi baharaniye ku rugamba bahaguye uwabagarura bakareba bakareba demokarasi baharaniye demokarasi irahenda irahenda igahera nzira iratinda uwamerezayo Nyarwanda abanyarwandakazi nshuti dusangira ibiganiro buri gihe abo tubisangirira ku isi n'ijuru abo twahoze tubisangirira ku ikamba nabo turi kubisangirira ahangaha uyu munsi kuri nawe birakureba televiziyo itamaze igihe ifunguye vuba uyu munsi nifuje kubagaruka imbere tukaganira ku bintu biba biri duhora tubona umunsi ku wundi ariko by'umwihariko uyu munsi mfite umushyitsi w'imena mfite umushyitsi ugeze hano kuri iyi televiziyo bwa mbere ariko turamenyeranye dusanganywe mu bindi biganiro uyu munsi rero abakunzi bacu ndabizi ko biri bubashimishe kubona umusaza Matata ari mu ba mbere basuye iyi televiziyo ndagira ngo muhe ikaze rero abasuhuze hanyuma tuganire murakoze muzehe Matata ijambo ni iryanyu ndagushimiye cyane by'umwihariko rwose kuba unyakiriye kuri televiziyo yanyu nawe birakureba kandi nta n'umunyarwanda bitagombye kureba rwose umunyarwanda wumva bitamureba ahubwo uwo yaratakaye mboneho umwanya wo kugusuhuza wowe Mwemaye Felicita n'umurava wawe watangiye uvugira ku mashene y'abandi nawe utangije yawe nizere rwose niho umugisha nubwo ntari padiri rwose izatera imbere nkaba rero nshimishwa no kuza kuyivugiraho cyane cyane ko ari nacyo kiganiro cy'uyu munsi wa mbere tariki 21 Ugushyingo muri uyu mwaka akaba ari inshuro ya 5 dutangije ukwezi ko kurwanya ikinyoma umuco wo kubeshya warokamye abanyarwanda navuga ko wabataye ku gasi kuko no mu mahanga uwo muco umaze kutwandagaza mwarabibonye na Tshisekedi bitaga gisekeramwanzi nawe yageze igihe aratureba mu bwonko araturunguruka asanga turi ababeshyi babandi bujuje ibyangombwa ahita nawe atwamagana ku buryo niwe muntu wa mbere watujyanye mu nama mpuzamahanga ya Nations Unies mu muryango w'abibumbye aragenda aravuga ati hari umugabo witwa Kagame ati hari igihugu cyitwa u Rwanda babeshya kurusha uko bahumeka ati babeshya kurusha uko bahumeka urumva ko umuco wo kubeshya umaze kutugeza kure no mu nteko ishinga amategeko no mu muryango w'abibumbye kuko tugezemo turi igihugu cy'ikibeshyi perezida Ndayishimiye y'u Burundi niwe bageze kuvuga ngo ni igihugu ngo cy'ikiyorobetsi none koko tumaze kubona dogutora yo kuba ababeshyi mu rwego rwa Loni koko banyarwandakazi mwambabariye kuko mugahaguruka tukarwanya umuco w'ikinyoma koko urimo kudutesha agaciro cyane cyane imbere y'abana bacu abuzukuru wenda baracyari bato ariko bazatugaya nibasanga miliyoni 13 z'abanyarwanda zarashyizwe ku munyafu wo kubeshya dufite chef d'orchestre wirirwa twigisha kubeshya tukirirwa dutera ibinyoma mu gitondo saa 6 nimugoroba ijoro ryose tukabyuka turi mu binyoma chef wa orchestre y'ibinyoma
akaducura bufuni ku buryo dusigaye turi ababeshyi koko. Birababaje cyane. Noneho n'amahanga yose akabona ko turi ababeshyi. Mu Kinyarwanda rero bajyaga bavuga ko umuntu w'imfura atabeshya. None ubufura bwacu twaraburiye neza, byararangiye, twarabukandagiye, turabunyukanyuka birarangira. Dusigaye turi ababeshyi ku buryo rwose ngo twanabonye n'ijambo ryagiye muri dictionnaire y'Abafaransa ryitwa gutekinika, rikaba ryararyanywe na mushiki wacu Louise mushiki wabo, akarijyana rwose ashimishwa no kugira ngo Abanyarwanda yerekane ko ari abahanga mu bintu byitwa gutekinika. Gutekinika rero nta kundi ni ukubeshya, ni uguta ibitabapfu, ni ukurindagira, ni uguhemuka, ni ukudatinya umugayo, ni ugutakaza ubupfura. Kubeshya ni ikinyoma kibabaje. Kubeshya ni umuco mubi cyane. Rero mu Rwanda kubeshya twabihinduye ubwenge. Umuntu arajya hariya agacura ikinyoma, akagenda akicisha undi, akamunyagisha, akamwirukanisha ku kazi, akamufungisha. Ikinyoma inkotanyi zaje zivuga ngo ni ugupanga, bakajya bavuga ngo bagiye gupangira umuntu. Mwokagira Imana mwe, ubundi ko umuntu apanga amatafari yubaka inzu, urukuta rukagera hariya, agapanga igisenge, agapanga intebe, akayubaka, akubaka igitanda, akubaka umuhanda. None twebwe dupanga twica abantu, dupanga duhotora abantu, dupanga duhungeta abantu, dupanga dufungisha abantu, tukabahimbira ibyaha. Ugasanga nk'umwana w'imfubyi nka Karasira Aimable Uzaramba akaba afunze azira ibinyoma by'ibitekinikano. Umwana Cyuma w'umunyamakuru, Cyuma Hasani ari we bita Niyonsenga Dieudonne, niyo mazina ababyeyi bamwishe, bakamuhimbira ibinyoma kugira ngo gusa bamukure mu kazi ke k'itangazamakuru. Bagafata umubyeyi nka Idamange bagateshuka message yatanze, bakajya kumwanduranyaho, bajya gukururuka akajambo kamwe ku ruhande cyangwa se amakuru yatanze wenda adafite ibimenyetso, kugira ngo bamugeze muri gereza bakamutesha kurera abana be 4. Ubwo simvuze dogiteri Christopher Kayumba, umuntu w'umwarimu w'intiti, umunyamakuru ubyigisha, ashyiraho ishyaka bakamuhimbira ibyaha ngo yagiye kurya ivandu. Murumva ikinyoma hano kimaze kutukeza abanyarwandakazi koko. Nkaba rero nkubise akamo ku munwa, ni Banyarwandakazi, muhaguruke dutabare turwanye ikinyoma. Naye ndagufashije cyane ko umukuru w'igihugu mwaramubonye ejo bundi tariki ya 12 Ugushyingo, ntabwo yihishira. Yari yihandagaje afata mikoro ajya imbere mu nama yari yatumije ngo ya Unity Club, abeshyera bagenzi be bari kumwe muri guverinoma ya Twagiramungu, arababeshyera ku manywa y'ihangu, ababeshyera yuko ngo baje kudefanda Runari mu nkiko. Yanga kwemera yuko bamubazaga ikibazo cy'umutekano w'abaturage, arababeshyera. Yibagirwa kuvuga yuko Setsana yamwandikiye amabarwa 700 hafi amubwira ikibazo cy'umutekano w'abaturage. Umukuru wacu w'igihugu rero niwe chef d'orchestre nababwiraga, wa wundi utera indirimbo y'ikinyoma, agasaba ko Abanyarwanda twese tuyikiriza, agatanga mezire nko mu kiliziya akayiririmba. Igihe rero nibyo tugomba kurwanya, Banyarwandakazi, tukemera yuko hari imigani y'Ikinyarwanda ivuga ngo ukuri guca mu ziko ntigushye. None se ntabwo wabonye ko Kagame amaze kubeshyera bagenzi be, Setsana Shonga, Alex Kanyarengwe, Twagiramungu, Faustin, Nkubito Alphonse Maria wari minisitiri w'ubutabera, akaba na minisitiri Nkuringoma Yohani Batista wari minisitiri w'itangazamakuru. Abo ba minisitiri bose yarababeshyeye. Icyo yibagiwe nuko hari abo yicishije bapfuye, ariko hari abakiriho. Twagiramungu yewe nawe nabonye hari aricaye, hari uwo yahavumbuye ngo iyamuremye Augustine, ubusigaye ari perezida senamubaza ati cyagiye mwararokose, ati nari ngiye kubatamira, ati nari ngiye kubasya cya kimashini cyanjye cya killing machine, ati nari ngiye kubasya nkabarangiza rwose. Urumva rero rwose ko kuba ufite umukuru w'igihugu uzi kubeshya kurusha uko ahumeka. Abanyarwanda niwo muco twafashe, ngo wamwera uturutse bukuru bucyaho kwiriye hose. Murabona ko atari akaga se koko Banyarwandakazi. Nongere rero, Umunyarwanda yaciye umugani ati ikinyoma gihabwa intebe rimwe gusa.
ntigisubiraho kabiri. None se ntabwo ubona ko no kwa Tshisekedi, ntabwo ubona ko no mu mpuzamahanga hose, yewe ni Buganda na Museveni watubyariye inkotanyi akazidupfunyikira zikaza zikatwangabaza, ntimwamubonye se nawe byageze igihe ikinyoma kimugeraho, bamubeshyera ibintu ngo arabanga, ngo yagize ate, ngo yabakubise, ngo yabakoreye iyicarubozo, bibagirwa ahubwo ko aribo bavuye mu Bugande bimitse yicarubozo, ko nibo barikoraga. Perezida Paul Kagame yari muri Basima House, ariwe wica abaga amanywa nijoro, abaga Baganda arabamara, arangije amanukana ikipe y'abakinjaji, baraza bagera mu Rwanda i Kigali. Abo ni ba Gacinyani, ba Dani Munyuza, ni ba Jacques Nziza, abo bantu bose babicanyi abazana i Kigali, araza arica pe. N'uyu munsi akica, mwabonye iyicarubozo ryakorewe umunyamakuru Cyuma Hasani wakatiwe, ubundi ntibatagomba kujya kuvegetaho ngo bajya kumutesha umutwe muri gereza, ariko mwumvise ko bajya kumukuramo, bakajya kumubaga, bakajya kumushyira ku mashanyarazi, bakajya kumutera udushinge two kumugirira nabi, mbese kugira ngo bamwice urubozo nk'uko bagiye bica abandi bo. Muzi umwana w'Imana impano yari yaduhaye Kizito Mihigo, mwabonye ko bamwisha barangiza bakamubeshyera, bakavuga ko yiyahuye, barangiza bagafata n'umudamu wagombye ko yari intangarugero, wari inyangamugayo, Marie Michel Umuhoza, baje gutera umwaku, bakamubwira ngo nabeshyere umwana w'intungane bishe. Imana yaduhaye Kizito Mihigo koko, akamubeshyera, ingaruka zikamugeraho, ku buryo ubu ngubu ntawe uzi Marie Michel Umuhoza aho umwaku wo kubeshya wamugejeje. Uwo mubyeyi muvuze ntacyo mpfa nawe, ariko birababaje kubona baramusabye kwajya kubeshyera undi. Urumva kwajya kubeshya kimwe na avocate we nawe Antoinette, nawe babwiye nawe ngo najye gushaka kuvuga ko wenda Kizito Mihigo yari yihebye, kandi ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Abanyarwanda rwose mureke turwanye umuco wo kubeshya. Nkomereze rero ku migani. Hari imigani y'Abanyafurika, hari umugani w'Abanyafurika uvuga ngo mu Gifaransa ngo le mensonge donne des fleurs jamais des fruits. Bivuze iki mu Kinyarwanda? Ngo ikinyoma gitanga indabo nziza cyane, ukazibona ari indabo nziza cyane, utahaha mbega indabo nziza cyane, ariko izo ndabo ntabwo zishobora kweraho ikinyoma, ntabwo zishobora kweraho imbuto, nta mbuto n'imwe ishobora kuza kuri izo ndabo z'ikinyoma. Ubwo rero murumva ko gutera ikinyoma ukagicuruza amanywa nijoro, ukakiririmba nka wa mushefu d'orchestre nyine ukiririmba hageze hose, ntacyo bimara ko nta musaruro uhari. Igihe kiragera umusaruro ukabura, noneho bikagupfana byose. Hari undi mugani rero nanone w'Abanyafurika uvuga uti avec des mensonges on peut aller loin, mais on ne peut pas en revenir. Bishyira mu Kinyarwanda, ushobora gufata ibinyoma bikaguherekeza bikakugeza kure, kubera ko washoboye kubeshya abantu benshi igihe kirekire, ariko ntushobora kubona inzira ikugarura ngo uve muri bya binyoma ugaruke mu kuri, cyangwa ugaruke aho wavuye. Uragenda bya binyoma bikaguta mu muriro utazima, ugashyana nabyo. Uwo mugani rero urakomeye, avec des mensonges on peut aller loin mais on ne peut pas en revenir. Noneho ndarangiriza ku mugani ukomeye, ari nawo wenda wagombye guha isomo umubeshyi mukuru, chef d'orchestre washoye Abanyarwanda mu muco wo kubeshya utagira feri, utagira rutangira. Ni ikinyoma nakwita unako ni umugani uvuga ngo la maison du menteur prit feu mais personne ne le crut. Akaba ari umugani wo muri biriya bihugu bya Iraq na Iran. Donc ni umugani bita mu Gifaransa ngo c'est un proverbe persan. Persan ni biriya bihugu byo muri Iraq na Iran, nibo nyine bakomoka muri ubwo bwoko bw'abapersan. Mbishyize mu Kinyarwanda rero, la maison du menteur prit feu mais personne ne le crut. Mbishyize mu Kinyarwanda rero navuga ngo umunyakinyoma yahishije inzu, avugije induru ati yururu ni mu ntabare, baravuga baturiya n'umunyakinyoma buri yarabeshye inzu ye ntiyahiye, nyamara koko yari irimo gushya, abura umutabara. Rero ubwo urumva nyine ko umunyakinyoma niwe wihombera. Nkaba rero ndangirije aho icyo gice cya mbere, ngira ngo mushiki wacu Mwemayire arebe ko yambona ikibazo ambaza, kugira ngo nawe no kumunigana ijambo. Murakoze.
urakoze cyane Matata. Mfite ibibazo nka bibiri cyangwa biranarenga, ibibazo byo mu binyoma byo ni byinshi. Ndagira ngo nkubaze ku kibazo Inkotanyi zise ngo gukunda igihugu. Gukunda igihugu zitanga amasomo, zikabeshya, zigatanga misiyo zo kujya mu mahanga ngo gukunda y'igihugu, ariko gukunda igihugu bikaba ni paki y'ibinyoma. Bafata abana cyangwa abagore cyane cyane nibo bakunze gukoresha, n'abagabo nabonye barimo, bakabapakirira ikinyoma, bakababwira ati dore nuku nguku, umufuka wawe nguyu uruzuye, ngaho jya gukunda igihugu mu mahanga. Umuntu agahaguruka akajya mu mahanga atwaye ibinyoma, agiye ashyiriye abantu, ajyaniye, mbese ariyo misiyo ajyanye, agiye gukunda igihugu mu mahanga. Nimvuga gukunda igihugu umuntu yumve kujya kubeshya mu mahanga. Ibi bintu bivugaho iki? Aho icyiza cyitwa ikibi, kibi kikitwa icyiza, aho umuntu ajya kubeshya akitwa ko agiye gukunda igihugu, uvugishije ukuri akaba ari we wanga igihugu. Ibi bintu bivugaho iki? Icyo ni ikibazo kimwe yenda mfite, ariko mfite n'ibindi. Reka mpere kuri iki ngiki kuko ubwacyo ni kirekire kugisubiza. Ugize neza umbaza ikibazo cyiza koko. Inkotanyi zaje zica abantu kuva ruguru ka Gitumba, yewe nta nubwo zanatinzemo, n'umukuru wari uziyoboye nawe zahise zimukubita isasu zimurambika aho ngaho n'ibyegera bye. Ubwo ndavuga Fred Rwigema, nawe uko kubohora nabo babanje kumwibohoraho, barabanza bamukubita isasu baramwica, ari wari ubayoboye. Barongera n'abari bamwungirije uwari Fred ari nako Chris Bunyenyezi na Peter Bayingana, nabo babakubise amasasu tariki ya 23 z'ukwezi kwa 10. Ubwo Rwigema bari bamurambitse tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10. Nguko ukuntu batangiye kubohora FPR. Mbere yo kubohora igihugu babanje kubohora FPR. Uwayibohoye rero yayibohoraga yijyana hehe? Yayijyanaga muri iki kintu kimeze nk'amabandi, muri iki kintu cy'icyuka cy'ikinyoma, ari nacyo cyamaze cyashenye umuryango wa FPR, kikaba noneho kirimo no gusenya igihugu cy'u Rwanda. None icyo kinyoma cye akaba nakigeje no mu karere, kikaba kirimo gusenya akarere, ari nacyo kibuna, ari nacyo gituma mubona Uburundi babushenye muri 2015, abarundi bageza kwirwanaho. Noneho Kongo urabona aho bayigeze mu myaka 26. Igihugu cya Kongo bamaze imyaka 26 bagikubita inkota z'ibinyoma mu mugongo, mu gatuza, ku matako, inkota z'ibinyoma, biruga bagitera inkota, amakanifu y'ibinyoma, amacumu y'ibinyoma. Nyine baragisonga, yabaye Kongo yabaye nka ya nzovu, biruga basogota bakubita ikinyoma hano mu rutugu, bakubita ikinyoma hariya. Noneho ibyo binyoma bagahora bayica, ntabwo iranegekara. Bigeze rero igihe perezida bayavuga atariko abantu n'abanyabinyoma ajya gutabaza. Ubu niho agejeje. Kubohora rero igihugu nicyo kinyoma cya mbere FPR yatangiriyeho. Ivuga yuko ngo ije kubohora abanyarwanda. None se abanyarwanda yari ije kubohora, ubu bamerewe gute? Ibyo ngibyo turaza kubigarukaho, tuzanabikomeza mu biganiro bizaza biri imbere. None se uko gukunda igihugu ni ukuza urasa abanyagihugu, ugahera no ku bari bakuyoboye nabo ukabatsemba, ukaza ukagera mu Rwanda ukica, ukamanukana miliyoni igera, abaturage bajya kuri miliyoni 10 ukabakura mu byabo, nako muri miliyoni yose ukabakura mu byabo, bakaza bakagera Nyacyonga bakayicirwa n'inzara, Macinya na Myambi n'ibiki byose. Warangiza ugafata igihugu cyose ukagikukumba, ukagenda ukamena muri Kongo ngo kugira ngo uzabone urwaho rwo kujya kubasangayo, ngo ukabacucuma, ukabamariramo wa mujinya wa wundi Semuhanuka, wa wundi umenyere kubeshya abanyarwanda, akaba yaradutoje umuco wo kubeshya, ngo tujye tubeshya ngo nibyo byiza, ngo nibyo byitwa kwiyubaka, ngo no kubaka igihugu. Gukunda igihugu rero noneho byo byabaye byarurangiza. Gukunda igihugu ni formule twayobewe ubwoko bwayo. Umuntu arajya hariya igihugu akagisenya, akazana amacakubiri, akamara abana b'u Rwanda, yarangiza akavuga ngo niko gukunda igihugu, bakamuha amashyi. Umuntu akavuga yuko yafashe ingabo z'igihugu, agafata urubyiruko rw'igihugu akaruhindura killing machine, bakamuha amashyi batikacikaci. Ibyo bizwa gukunda igihugu bimaze kuyoberana. Ahubwo sinzi niba tukivuga ikinyarwanda cyangwa niba ari twe twazibye amatwi tutacyumva. Gukunda igihugu rero kwa FPR nuko nukugisopanya, nukugisenya, nukwinjirana imbunda ukarasa. None se winjiye muri banke, urwo n'urugero ngiye gutanga, winjiye muri banke ukagenda urasa, ukica abakozi ba banke,
warangiza ugafata amafaranga ukashyira mu mufuko wawe ugasohoka, wavuga ko iyo banki uyikunda? Wavuga se ko abakoraga muri iyo banki bakunda? Urwo ni rwo rugero nguhaye rwo kugira ngo nkumvishe ko u Rwanda nuko byarugendekeye. U Rwanda narufata nk'aho ari banki, abantu bijiyemo baza barasamba pa bakora imirambo aho ngaho. Abakoraga muri banki bose bahinduka imirambo, abandi bajya muri banki bariseriva. N'uyu munsi iyo banki y'u Rwanda baracyakoramo bakiseriva. Umuhinzi agahinga ibigori, umuhinzi agahinga amasaka, agahinga ibishyimbo, agahinga ibirayi, bakagenda bakabimwambura bakabijyana mu mashyirahamwe y'amabandi yandi nyine akoresha ikinyoma, ngo twebwe tuzabungukira, ngo twebwe tuzabaguriza ifumbire, tuzabaguriza imbuto. Mbese gukunda igihugu ni ukwemera bakakwiba, bakaguca inzara, bakaguca urutoki, bakaguca amaboko, noneho ugasigara utakigira n'urwara rwo kwishima, bakagutwara ibyawe byose, ugaceceka ugakoma amashyi. Gukunda igihugu ni ugukoma amashyi, ukayakomera ikinyoma, ukayakomera umuntu uguhotora, ukayakomera umwicanyi. Niko nabonye niwo muco badutoza, ngo gukunda igihugu ni ugukomera amashyi, ukayakomera umugizi wa nabi, ukayakomera umujura, ukayakomera umubeshyi, ukayakomera umuntu urya ruswa, ukayakomera cya kimashini, cya kiringi mashini, ku buryo banashaka ko abanyekongo bakomera amashyi abanyarwanda, kandi abanyarwanda baraje kubica, bakabicamo miliyoni zigera hafi kuri 12. N'uyu munsi bakaba babangabaje. Mwarababonye iyo mbona abanyekongo bagenda bikoreye uturago ku mutwe, bikoreye twa matora, bakurura ihene, agahinda karanyica ntabwo ushobora kubyibaza rwose. Mushiki wanjye Mwemayire, wowe koko urabona ikinyoma aho twakije? Dusigaye tujya no kubwira abaturanyi ngo nibatege ijosi tubice, kugira ngo nyine ngo bamererwe neza, ngo bagomba kudukomera amashyi, bakatwakira nk'ibigirwamana ngo byaje kubabohora. Urabona ko Kongo bavuze yuko baje kuyibohora, naho baje kuyiboha. Ubu se abanyekongo baproduce, muribuka inkotanyi zigera i Kinshasa bazikomeye amashyi, ariko mu minsi mikeya zimaze kwica abantu, zimaze gusahura igihugu, na Perezida Laurent Desire Kabila bajyanye yagize gutya, arababwira ati rero bavandimwe, ati ndabashimiye ko mwamperekeje mukangeza hano i Kinshasa, nimwitahire mufate amavarisi mupakire mu ibyo mukeneye byose, dore zahabu na diyama, ariko mutahe. Kugira ngo se bemeye gutaha, baragiye bageze ku irembo barakata, baragaruka, baraza baramutera, kugeza bamwishe tariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere muri 2001. Wa muntu bajyanye. None n'uyu munsi rero numva ngo bagambanira Tshisekedi akimara kubona ubutegetsi, yaraje abahakwaho. Ntacyo atakoreye Kagame, yaramubwiye ati ngwino zana ingabo zawe, ngwino nkwereke rwose, ngwino muhige FDLR. None Kagame FDLR yakomeje kubita urufu, naco n'ikindi kinyoma akomeje kurisha. Bikaba bigaragaza rero ko gukunda igihugu, gukunda Kagame, gukunda abanyarwanda ni ukwemera ikinyoma cye, ugatega ijosi akarigesa, ugatega umutwe agakubita ifuni akawumena. Nicyo kintu Kagame yise gukunda igihugu. Ni ukwemera amafuti ye, ni ukwemera ibintu bidashobora kwihanganirwa, ni ukwemera akarengane, ni ukwemera umuco wo kudahana, ni ukwemera kwamburwa ibyawe nk'uko umuryango wa Rwigara wambuye ibyawo, Rujugiro Kiribeta y'abatwa akamburirwa ibye, uwitwa Rwabukamba Veniste w'iwacu Rwamagana bakagenda bakamwica, bakavuga ngo yiyahuye, nawe bamwambuye ibye, umuhora ibye, ugafata abo bose ntarondoye amazina yabo, ukanyereza abacuruzi nk'umusaza Karimunda Gerard bagiye bagakuriwe muhira tariki ya 19, umunsi bashyira iyo guverinoma yabo, ya guverinoma yabo Kagame yashenye tariki ya 25 z'ukwezi kwa munani muri 1995, nayo akayisenya akayirangiza. Mbese gukunda igihugu kuri Kagame ni ukwemera amafuti ye yose, ukemera ko guhonyora, ukemera ko kwambura, ukemera ko guca amaguru n'amaboko, ukemera ko guhekura, ukemera ko gusenyera, byose niko gukunda igihugu. Nabonye uko gukunda igihugu rongera ngo abanyarwanda babyemera ni bakeya, uretse ko nyine bafite imbugiti bari hejuru, bafite inyundi bari hejuru, bafite agafunika bari hejuru, ariko ubundi buriya ntabwo ari ugukunda igihugu, ahubwo ni ukucyanga, ni ukukigambanira. Ndumva nabagerageje gusubiza mu magambo make icyo kibazo warumbajije. Icyakora sinkubujije kunyunganira, wanyongereraho wenda aho ntasobanuye neza, nawe ukasobanura, kuko ibyo nkubwira nawe warabibonye urabizi. Urakoze. Ibyo mbwira narabibonye, nibyo duhora tuvuga. Hari abantu rwose amagurupe n'amagurupe
abari individuweri, abagenda mu matimu, hari ababa baziranye hari n'abataziranye, cyane cyane boherezwa mu mahanga ngo bagiye kwiga. Reka yenda nkore kuri experience y'yo muri iki gihugu. Aha muri South Africa hari ishuri ryitwa Western Cape University. Iyo university yari imeze nk'iyafashwe bugwate n'abanyarwanda, nibo bantu bigagamo, ngira ngo habuze gato ngo yigishe no mu kinyarwanda. Ariko abo bantu bazaga ntabwo babaga ari abanyeshuri, babaga ari intasi, babaga ari abasirikare. Kandi ibyo ko byabaye aha niko byabaye n'ahandi, niko byabaye ahantu hose bohereza bari abantu, ntabwo bagenda bajyanywe na kamwe, bagenda bitwa abanyeshuri. Ntiwanababaza igihe bigira kuko baba ari abantu, kuko biga hari ibyo twabona mu gihugu, baba bize mu bihugu byiza cyangwa bagiye mu bihugu byiza, ariko iyo batashye bikabura umusaruro nuko aho bagiye baba bataragiye kwiga. Rero abo bakunzi b'igihugu, abo banzi b'igihugu, nge niko nabita, nubwo abo bita abanzi b'igihugu ni opposite y'abakunzi bacyo, ni ukuvuga abitwa abakunzi bacyo nibo bagome, nibo bese. Dore ikibazo kikunze kubaho Matata, nubwo ari nge wakubazaga, ariko reka nanjye ngira icyo mvuga. Ntabwo kubeshya ari indwara yoroshye. Umuntu ubeshye bwa mbere rimwe gusa aba amaze kwishyura umugozi mu ijosi. Ikintu abashigaje ni ugusunika agatebe, aba yiyahuye. Uti gute? Iyo ubeshye ugomba kumemoriza ikinyoma wabeshye bwa mbere, kuko ubutaha uzajya kuvuga wubakira kuri kimwe cy'ubwashize. Aho rero bigera ukabona ibi binyoma byabo twese dutangiye kugenda tubibona, ni uko ikinyoma wabeshye ubwashize ugaruka warakibagiwe, ukaza noneho kubera ko n'ubundi plan ni ukubeshya, ugahimba ikindi. Iyo uhimbye ikindi kivuguruza icya mbere. Si uyu muntu ubushize ko yaje akavuga ibi, none akaba avuze ibi, ubu icyo ukuri ni ikihe? Ubwa gatatu araza agashyiramo ikindi, ugahita ubona ameze nk'umusazi. Kubera ko niyo mpamvu turi kubareba muri miruwari y'abantu basaze. Naho Kagame we rwose ni umuntu uri psycho, ahubwo abanyarwanda baragowe kuyoborwa n'umusazi kandi ukamujya inyuma. Hari umusazi ngo hari umwami w'umusazi ariko ngo wigeze kubaho, n'uwitwaga nde Mzee Matata nyibutse? Witwa Mazimpaka. Twongeye kubona Mazimpaka kabisa. Twayobowe n'umusazi. Margaret yenge nemera ko atakiriho, nimba ariho ubwo simbizi njye, ariko ntabwo nemera ko ariho, nemera ko yapfuye. Niyo mpamvu ntashaka kubikwemeza cyangwa ngo ngukure ku cyo wowe wemera. Mwe muri abantu bategereza kuzabona umuntu ngo bamushyize mu isanduku bakajya kumuhamba, n'ubwo inkotanyi zo kubera ko ari inyabinyoma niyo yapfa zamubika cyangwa zikamuhamba nijoro zigakora mask. Ubwo rero niyo mpamvu ntari ukubwire ngo ebyemera uko mbyemera, nge nemera ko yapfuye, ariko kubera ko systeme yose ari ababeshyi kandi bagomba kugendera ku izina rye. Nta kinyoma kiruta ibindi, kiruta gupfusha umukuru w'igihugu ukabihisha. Nta kinyoma kiruta icyo kibaho. Ariko ngewe kubera ko nta kindi kintu bigeze bavugisha ukuri, nicyo ngicyo sinshaka kukibahagarara ariko kibahanagura. Hari abantu bavuga bati se umuntu yabeshya kundi yapfuye ngo yunguke iki? Ariko abantu batazi inkotanyi nibo babazi ibyo. Inkotanyi zigomba kubeshya ko yapfuye kuko igihugu turimo turakizi, constitution dufite turayizi, uwasimbura Kagame turamuzi biramutse bikurikije amategeko. Uwo nguwo ni bya bindi abongereza bavuga ngo over my dead body, over their body, dead body, ntibashobora kwemera ko uwo muntu asimbura Kagame niyo byaba byagenze. Ibyo rero kugira ngo amakuru, kugira ngo bikunde, ntacyo batakora. No guhimba undi muntu, no kurema undi muntu babikora, kugira ngo yamuremye adasimbura Kagame, kugira ngo Ngirente aticara akitwa perezida. Nta kintu batakora, nta na kimwe. Umuntu uvuga rero ngo kuzihe nyungu, wemba numva arimo no kunsetsa. Ku nyungu z'ubwami bwabo ntacyo batakora. N'umuntu bamuhimba, yewe anapfuye bamurema, banamugira, banamwumisha, ariko ugakomeza ukabona iyo foto. Rero umuntu utazi inkotanyi niba ubaza ngo mbese ngo kubera ikizabeshya iki, ngenzi neza ko ntacyo zitabeshya. Reka twikomereze.
by'abakunzi b'igihugu turabizi neza ko atari bo, tuzi aba babeshyi, kubeshyera imwe abagiye abameze ubeshyera imwe biba birangiye. Ubona iki gihugu cy'abanyabinyoma, ibintu byose bikozwe mu kinyoma, ahubwo wakubwira ngo mvangurira ibiri byo n'ibitari byo, byakoroheraho kugira ngo ushake ikinyoma, wajya gushaka ukuri ukavuga uti uko igihugu cyose cyuzuye ikinyoma, mu mibare mbese umubare munini cyane w'ibibera mu gihugu wacu 90% ni ibinyoma. Ubwo rero kugira ngo bitakugora, ahubwo wajya gushaka ngo icyo ukuri ubundi ni ikihe, kuko nibyo bikeya, nibyo wabara bigakunda, kuko ntiwabara iby'ibinyoma ngo uzabishobore. None se Mzee Matata, uyu urebye igihugu kibayeho kuriya ubona kizagangahurwa gite inyuma y'ibinyoma bingana kuri? Ese urubyiruko, ababyeyi badashobora kubwiza ukuri ngo bababwira bati dore ibi ni ibinyoma, mubona tuzarugarurira he? Dok igihugu buriya mubona kitararangiye. Iyo umubyeyi abeshye abyara umwana akamubeshya, umwana nawe azabeshya umwana we, ubwo ni wa mwuzukuru. Mubona kiriya gihugu kizagaruka? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo rwose. Nari ndimo kureba icyo bita citation mu Gifaransa. Ni umuntu yaratanze impanuro, aravuga mu Gifaransa. Ni umunyamakuru wishwe, abo mwigeze kumva abanyamakuru bishwe ari 10 na bangahe bakoraga mu kinyamakuru cyitwaga Charlie Hebdo cyo mu Bufaransa. N'abantu bishwe ngira ngo tariki ya 15 z'ukwa mbere muri 2015. Hari umugabo witwaga George Wolinski, akaba yari umuntu ushushanya, yari bedeiste ne caricaturiste, babandi bashushanya nyine ibishushanyo nyine navuga byo kwigana binashekeje, bagashushanya nk'urukwavu ari inyamaswa bashaka kuvuga iby'umuntu, cyangwa se bagashushanya umuntu mu buryo bushekeje butuma nyine abantu bafata isomo bagafata inyigisho. Uyu mugabo rero George Wolinski yaravuze ngo mentir c'est un métier, mais de mentir c'est tout un art. Bikiza mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo kubeshya ni umwuga. Kuvuga ko hari ababeshyi b'umwuga nk'uko nigeze kubivuga, ababeshyi bakabeshya bakabigira umwuga, bakava mu Rwanda abeshya akajya mu mahanga akabeshya, akajya mu nkiko zose akabeshya, akajya muri za filimi zose akabeshya, akajya mu mishyikirano yose akabeshya, akajya mu nteko ishinga amategeko akabeshya, akajya no muri Nations Unies mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye naho akabeshya, agatungwa no kubeshya, akabaho gutyo mu buzima bwe. Ariko kubeshyuza byo bigomba kuba uri umuhanga, ugomba kuba uri umuhanuzi, ugomba kuba uri umuhanzi, ugomba kuba uri an artiste, ugomba kuba uri umunyabukorikori, ugomba kuba uri umuhanga w'indashyikirwa kugira ngo ushobore kubeshyuza. Mentir c'est un métier, mais de mentir c'est tout un art. Kubeshya ni umwuga, ariko kubeshyuza ni ubundi buhanga, ni ubundi buhanzi, ni ubundi bunararibonye bw'indashyikirwa. Mu Rwanda rero kugira ngo hazaboneke abantu babeshyuza biriya binyoma byose, cyane cyane ko umuntu wese uvugisha ukuri bahita bamufunga, yaba ashyizeho ishyaka, yaba ashyizeho ikinyamakuru kivuga ukuri, icyo bakora bahita bamufunga ako kanya. N'umubyeyi nka Idamange mu bintu yavuze 99% ni ukuri kwambaye ubusa, niko twese tuvuga. Niba wenda yarashyizemo akantu wenda adafite ibimenyetso, nako navuga yavugaga yuko umukuru w'igihugu bagomba kumushyingura ko byarangiye, nawe nta kimenyetso yashaka kwerekana, ariko ibyo ntabwo aribyo byagombaga gutuma bamufunga, kuko umukuru w'igihugu yari yaraburiwe irengero. Icyo gihe abivuga nta muntu wari uherutse kumuca iryera. Ubu ngubu hari umuntu bajya berekana tukabona asa na Kagame, nkange igihe cyose batari bambwira yuko Kagame yapfuye, mbona umuntu usa na Kagame nkumva ko ari we, nicyo gituma ntajya mburana ngo nimena agahanga mvuga ngo yarapfuye. Ariko nanone sinavuga ngo ariho, kuko ntabwo narisanzwe nganira, icyakwaje wenda akangera imbere ko nigeze guhura nawe tariki ya 27 z'ukwezi kwa 8 muri 1994, nkamubwira yuko tuzafatana mu ngoto natareka
uriya muco wo kwica no kubeshya no kwiba no gusahura, wenda duhuye namumenya nkavuga ntuyu mugabo niyo twahuye muri 94, kuko icyo gihe nyine ho nta wari wakamuvugaho ko ashobora kuba yarapfuye. Ubu rero abavuga ko yapfuye ashobora kuba ari nawe wabwiye uriya James Kabarebe niwe akunda kubwira, akamubwira ati genda ubeshye ikintu. Biriya by'urupfu rwe byo bifite aho byavuye. Ntugire ngo biriya byo kuba ko yapfuye ni Kagame wakwirakwije icyo kinyoma, niba koko atarapfuye, cyangwa se niba yarapfuye koko uko kuri ni Kagame wagukwirakwije nanone, kuko ababivuze bari bafite uburenganzira bwo kubivuga kubera ko ariko asanzwe akora. Yigeze kuvuga kera ko yapfuye, abanyekongo bahita bafata isanduka bazenguruka umujyi wose, abana bareka kujya kwiga, bose bakora umunsi mukuru bavuga ko Kagame yapfuye. Biza kugaragara ko ari Kagame wari watanze ayo mabwiriza ngo avuge ko yapfuye. Ariko nibutse ko no mu gatabo kanditswe n'umujenerali w'umushinwa witwa Sun Tzu. Sun Tzu ni umusansu, kupronosa wenda nshobora kutapronosa neza, ariko ni umushinwa wanditse agatabo yise L'art de la guerre. Kize mu Kinyarwanda ni ubuhanga bw'intambara, ubuhanga bwo gukora intambara. Yasobanuye ko ubuhanga bwa mbere umuntu ashobora gukora nubwo gutanga amakuru y'ikinyoma kugira ngo umwanzi wawe yumve ko wapfuye cyangwa ntambara gukigira ko cyangwa urugo rwaguhiriyeho, ko intwaro zawe zamunzwe, ko ntacyo ushoboye gukora. Ayo makuru Kagame akunda kuyatanga. Safe parti navuga ko ni uburyo bwo gukora intambara, bwo gutanga amakuru y'ibinyoma kugira ngo abakurwanyaga basinzire, bavuge yuko ufite ibibazo cyangwa wapfuye cyangwa ingabo zawe zashize cyangwa ko zagucitse. Ayo makuru akunda kuyatanga. Ayo ngayo ubwo nabwo ni bumwe mu buryo bwo kurwana intambara, kimwe n'uburyo bwo kubiba amacakubiri, kimwe n'uburyo bwo kujya kugura abantu bo muri opposition ukabazana iwawe ukabaha amafaranga, noneho ubwenge bwabo bakoreshaga bakurwanya bakabushyira mu gifu. Umugani wa Kayivode, Ayivode Uwizeyimana, ati ubwenge ukabukura hano ukabushyira mu gifu, noneho ibyo mu gifu akaba ari byo ushyira aha ngaha. Urumva biba bibaye nk'imodoka yavanze amavuta na moti, amazi n'amavuta byavanze. Nuko muri make rero indwara, ibyago twagize, umwaku, icyorezo twagize nicyo kugira ngo FPR yinjire mu Rwanda izisenye ibintu byose isanze, imaze kwica amasezerano ya Arusha, irwane kuriya yica abantu, nabwo ubwayo yikora mu nda igenda yica abandi, yewe n'abazanye ubwabo ntibageze i Kigali bose bacyuzuye, nabo hagati aho bari bicanye. Kubera iki? Kubera kubaho mu kinyoma, kubera kuba hari bakiringa imashini nyine. Tukaba rero ari icyorezo twagize cyo kubona abavandimwe twari twiteguye. Ngewe ku giti cyanjye inkotanyi zitaha mu Rwanda mu kwezi kwa 12 numvaga ari abavandimwe batashye. Nta na rimwe nari nzi ko batashye ngo bazaze badukorera ibintu nk'iby'amashitani ashobora gukorera umwana w'umuntu. Ndavuga amashitani kuko ibintu inkotanyi zakoze, guhanura indege y'umukuru w'igihugu bazi neza ko bamaze gusinya amasezerano, warangiza ukajya mu bantu gacucuma, babandi 5 babatekinisiye 5 bakajyamo bakereka interahamwe za MRN duko akazi gakorwa, hasigaye nyine bagatsemba abantu bakabamara. Abatutsi bari baratanze imisanzu, yewe sinana abatutsi bonyine, hari n'abahutu benshi bari baratanze imisanzu yo gushyikira FPR. Abo bantu bose wazaza ugasanga bose barapfuye kandi bicwa na bamwe mu batekinisiye bawe barimo gutoza interahamwe zari zakamejeje zivuga ziti inkotanyi zahanuye indege y'umukuru w'igihugu, ahasigaye tugiye kujya. Twagize rero ibyago bikomeye cyane byo kwakira abavandimwe bafite uriya muco wo kubeshya, bafite umuco w'ubugizi bwa nabi. Mbese twakira abavandimwe tujya ngo n'abavandimwe turi buhoberane, tugiye kubahobera dusanga ni bakiriga imashine, baradushahuye, baraturangije. Urabona aho tugeze duhunga induru nyine, urabona aho zigeze. Nk'ubu ngubu urabona ndinginga abanyarwanda, nyamuneka turwanye kiriya kinyoma, batazongera kudufatisha ikinyoma, kuko n'intambara yabo na ya mahame yabo 8 byari ikinyoma, kubera ko kugeza uyu munsi nta na kimwe bubahirije. Bavuze ko baje guca impunzi, barabona neza ko atari ko byagenze. Bavuga yuko ngo ubutegetsi basimbuye bwari ubutegetsi bw'abagome, ariko ubutegetsi basimbuye nta mutegetsi n'umwe wigeze yohereza igitero ngo kijye kwica ba Kagame Bugande, kijye kwica ba runaka i Burundi, kijye kwica ba Bihozagara hanaha. Nta na rimwe byigeze bibaho.
ni ukuvuga rero ko ibibi birarutanwa. Ubu umunyarwanda amaze kwibonera ko ubutegetsi inkotanyi zasimbuye wenda inkotanyi ziburusha ububi, zikaburusha ubugome, cyane cyane zikaburusha umuco wo kubeshya, wo gutekinika. Kiriya kinyoma bimitse kikaba cyarahindutse uburyo bushyashya bwo kubaho. Mbivuze mu gifaransa, l'OFPR a instauré la culture du mensonge comme un nouveau mode de vie. Mbishyize mu kinyarwanda, inkotanyi zimitse umuco wo kubeshya nk'uburyo bushyashya bwo kubaho mu gihugu cya FPR inkotanyi, kugira ngo ushobore kugira amahoro, kugira ngo ushobore kubaho, ushobore kurokoka, ushobore kwicara uryame usinzire, ugomba kuba umubeshyi, ukemera ibyo bakubeshye byose ukabimira bunguri nk'umwana w'igitambambuga utazi gusoma no kwandika, ukemera kuba mu kinyoma bagutuma batijya kubeshyira runaka ukagenda ukajyaho, batijya kujya gutuka runaka ukagenda ukamutuka, batigenda ujye gutera ibuye hari ukagenda ukaritera, bakagusopanya wowe n'umuvandimwe wawe, bakagusopanya n'umugore wawe washatse, bakagusopanya n'umwana wabyaye. Ibyo ngibyo inkotanyi zirabikunda cyane, ari nacyo cyorezo kigiye kumara abanyarwanda, ari nacyo cyorezo gituma turimo kurwanya umuco wo kubeshya, umuco wo gutekinika, umuco wo gupangira abandi, umuco wo kunyagisha abandi, wo kwimika ikinyoma ukagishyira mu bushorishori bw'ubutegetsi hariya, kigahinduka moteri imwe muri moteri 3 zo kuyobora igihugu. Ni ukuvuga iki? Kwica ariryo terabwoba, iyicarubozo bijyanye n'iryo terabwoba, ukabeshya, ikinyoma, umuco w'ikinyoma turwanya uyu munsi. Ariko hakaza n'icyo bita ruswa, wa mushahara wa depite, wa mushahara wa meya, bamuhiye amafaranga angana kuriya, kandi wajya kureba umusaruro wo mu kazi ugasanga ni zeru. Ari nacyo gituma abanyarwanda bagwingiye, inzara bamaze, igihugu kiri mu madeni, ibintu byose byapfuye bihagaze. Na Kagame ubwo ku giti cye yagaruye ubwenge mu nama ze, asanga arimo gutuka abantu avuga ati kuki ibintu bigenda nabi. Nawe arabyemera ko ibintu bigenda nabi. Nyuma y'imyaka 28 n'ejo bundi yakoresheje inama ku cyicaro gikuru cya FPR, yarimo gusobanura ko ibintu bigenda nabi. None se ubwo iyo ubona umuntu nawe yikorera dovi akavuga ati ibintu bigenda nabi, agakora bilan, ni ukuvuga ko yakora icyegeranyo cy'ibyageze agasanga ni 00, ni amavunja agarutse, ni uburwayi bwamaze abantu, igihugu kirubaka ikiraro kigasenyuka umunsi umwe, ibiraro byubakwa n'ibiraro by'ibikenyeri, kandi basanze hari ibiraro bimaze imyaka n'imyaka. Mbese hari imihanda, ari ibiki, imihanda bubaka warayibonye ko bubaka umuhanda uwo munsi, hashira icyumweru imvura yagwa bwa mbere umuhanda ukaburagiye. Ibintu byabo byose ni ibinyoma, kugera n'igihe bubaka ibinyoma bakabyita amazu, bakabyita ibi n'ibi. Imishinga yabo yose yabiyanda umunyarwanda byose byagiye bisenyuka. Yewe n'inzibutso bubatse nazo ubwazo uko babikoresha naho bihuriye no kwibuka wanga ikibi, ahubwo ni uburyo bwo guhembera amacakubiri. Mwabonye ukuntu bagenda bavumburanywa imyobo ahantu hirya no hino, hari aho FPR yashyize abantu b'inzirakarengane yishe kabahamba muri ibyo byobo. Mwarabibonye kwa Simbizi François Nyamirambo, aho umukecuru w'umututsikazi Petronila Mukakarera bamushyize muri gereza, n'ubari muri gereza bamufungana n'imfubyi ze 4, kandi ari abacikacumu barokotse kuri jenoside, bazira gusa yuko FPR yaje kwica abahutu b'inyamirambo hariya kumumena, bakafata imirambo 140 bakayita muri icyo cyobo cyo kwa Simbizi François. Barangiza bakavuga ngo ntabwo umuryango watanze amakuru. None ubu mu rukiko, nkurikije urubanza rwabo mfite, mu rukiko byagaragaye ko amakuru bari barayatanze kera, ahubwo gusa ni kwikura mu kimwaro. FPR yaravuze ngo twe tugiye kubeshyera uyu mucikacumu umututsikazi w'umupfakazi twapfakaje, kuko Simbizi François ntabwo yishwe n'interahamwe, yishwe n'inkotanyi. Zimaze kumufunga, umunsi wo kumufungura zimukubita akantu, zimujyana mu bitaro. Babonye amaze kuba umurambo, babwira umupfakazi bati ngwino utware umurambo wawe. Kandi Simbizi yari yafunzwe ku mugaragaro, nta ndwara yari yarwaye, yazize inkoni n'ibyo bindi bamukoreye. Kubona umuntu umunsi bamufungaho bamuhitishiza mu bitaro bya Kigali, kandi ntibemere ko umuryango ujya kumurwaza kandi yitwa ko yafunguwe. Ubwo se iki kindi kinyoma nanone twavugaga, tuvuga nti Banyarwandakazi nimuhaguruke turwanye umuco w'ikinyoma, kuko uyu muco w'ikinyoma uzadusenya neza,
twaba turi mu buhungiro, twaba turi mu gihugu imbere, twaba turi mu nteko rusange ya Loni, twaba turi mu muryango wa Loni, twaba turi mu rukiko mpuzamahanga. Ikinyoma kizadusenyera, ntabwo kiduhesha agaciro, kizatuma nta kintu twubaka, ko nta wubakira ku kinyoma. Kubakira ku kinyoma ni nko kubakira ku musenyi, nta kintu ushobora kugeraho. Ndumva ngerageje gusubiza mu magambo wenda maremare menshi ikibazo wambajije. Urakoze cyane. urakoze. Hari aho wageze uravuga uti Kagame yemera ko n'ibintu bigenda nabi akabivuga mu nama, ariko niwe shefu, niwe se w'ikinyoma kiberamo hariya, nta muntu ubeshya kumurusha, n'ababeshya niwe bigana. Ubwo rero ni ikinyoma nyine gifite intebe n'imizi yashoye kure, ku buryo biragoye kuvuga ngo ikinyoma wakirandura uhereye muri kiriya gihugu. Ahubwo ngewe dukurikije ukuntu ibi bintu uvuze by'ikinyoma n'ikinyoma no munsi y'ikinyoma, usanga igihugu cyose cyarahindutse ikinyoma. Nibaza ko bazajya aho bagomba kuzashyiraho mu mategeko y'u Rwanda bazashyiramo ibihano bihana ikinyoma. Rwose ikinyoma kigahabwa igihano kitari igihano cyoroshye, cy'intangarugero, ku buryo umuntu wabeshye byonyine biba bihagije kugira ngo afungwe nibura imyaka 5 nibura rwose azize ikinyoma. Ndabyemeye nanjye. Ahubwo icyo ni kimwe mu miti izavura indwara yaje igahingwa iki cyorezo FPR yaje igakwirakwiza mu baturage. Rwose abantu bakareba neza, ntibagire uwo barenganya, bakajya mu mizi ya buri kintu ku kindi, akantu ku kandi, ariko umuntu bigaragayeho nta gushidikanya ko yakoze ikinyoma kigambiriye ikibi kikamuhama, 5 rwose bayimuhe, cyangwa se 7 nk'imwe bahanisha umuntu ngo nka biriya bahaniye Cyuma bamubeshyera ngo yakoresheje impapuro mpimbano. Nta mpapuro mpimbano Cyuma yakoresheje, ariko kubera ko ikitwa impapuro mpimbano gihanirwa imyaka 7, barayimufungiye kuko bagerageje bakabyiyemeza abo ubwabo, kuko bakabyiyemeza bo bakiyemeza, kuko kubyemeza abanyarwanda ntibishoboka. Kubyemeza Cyuma wize amashuri y'akayarangiza ya journalisme ukamubwira ngo si umunyamakuru, ibyo ntibishoboka. Ubwo nibo babyiyemeje, barangije baramufunga. Ntibanamufunze gusa, baramufunga bakajya no kumukura muri gereza, bakamukubita icyumweru cyose, bakamukorera iyicarubozo icyumweru cyose, bakazamugaruramo ngo nuko se azaza kumusura ejo. Ibi binyoma rero bimaze kugaragarira isi yose, aho muri Amerika bavuga bati n'ikaramu y'uburozi batuzaniye, Abahorandi bati rwose ibinyoma bibaye ibinyoma biraturenze, aho isi yose igiye kuvumbura ibinyoma. None reka ngere nkwibariza ikibazo kimwe, yenda kibe n'icyanyu, ko twebwe abanyarwanda twabeshywe. Rwose sinanarenganya abanyarwanda, ntabwo twe twabeshyaga. Iyo utazi kubeshya rero biroroha cyane kubeshya wese aza akakubeshya. Ngewe nakubeshye nkubwije ukuri kugira ngo mbeho amahoro, nirinda abantu, kuko iyo niyegereje abantu muri bwa busabane bwanjye, abantu bose tukaganira, birangira almost bose bambeshya, kandi barambeshya bikemera, barambeshya bikamfata rwose. Bityo kugira ngo ngire amahoro mbajya kure. Uwo nahaye amahirwe yo kunyegera arambeshya, kandi arambeshya akabigeraho. Iyo ni weakness yanjye. Ariko abantu batazi kubeshya, abantu batabeshya cyane cyane, ntago baba bazi no gufindura. Ntago umuntu w'indyarya kugera imbere ngo ubimenye, ugira ngo ni umuntu nk'uko wowe uriwe. Bibaza ko Matata nawe abantu bakubeshya, ukwegereye yakubeshya bikoroha. Iyo utari umubeshyi urabeshyeka, kubera ko nta na rimwe wibaza mu mutwe wawe ko umuntu muzima usa nawe, ufite imisatsi ku mutwe rimwe na rimwe yajemo imvi, yagombye kuba ari umusaza. Nanjye ndazifite. Wajya kureba ugasanga arakubeshya, agahinda karakwica. Nanjye ndabeshya amavuga akubeshye wabyumva. Ndabeshye kandi nicyo kintu umuntu wese agira weakness ye. Nanjye weakness yanjye nuko mbeshyeka. Bityo rero kugira ngo amahoro yanjye atahe, nigizayo abantu bose. Ariko ntibirangira n'ubundi ukwegereye wa wundi wa penete. Hari ukeka ko abantu kugera hakakubeshya.
bityo rero ntabwo nari ngendereye kwivuga, umuntu wese agira weakness ye, nanjye iyanjye ndayizi, ndabeshyeka cyane ku buryo bwose bushoboka. Aba banyekongo RDF irimo kubwira ngo imishyikirano ko twabonye imishyikirano inkotanyi zikora iyo ariyo, ko tuyizi ubwoko bwayo tubuzi, ko ziherutse kubeshya abarundi ngo jenoside ngo ni muhunge, zitanga amabisi zijya kubakura ku Kanyaru, zirabazengurukana igihugu cyose, ubu baboreye imahama, niyo basabye gutaha barababwira ati mwibeshye muvuge ko mutaha tubice tubamare. Babeshya abakongomani babavana iwabo babajyana mu nkambi ya Kiziba, ni Kiziba babashyize mu nkambi nyinshi, hari abari Kiziba, hari abari Ibyumba. Iyo ku Kibuye niyo abari mu karere ka Gikongoro cyangwa ka Cyangugu cyangwa Gikongoro, hari inkambi eshatu, hari inkambi eshatu z'abatutsi bo muri Kongo. Abo nabo nyine baguye mu mutego w'inkotanyi, nabo ni ikinyoma nyine cyabafasha. Hari n'umugabo witwa Kivyeyi Verdum waje uherutse gupfa arozwe, niko numvise bavuga, yari muri Amerika. Niwe muntu wa mbere wakoraga, yari Buganda, akora muri za ONG, bamuha ikiraka cyo kugira ngo ajye gushuka abanyamurenge abazane mu ntambara ya FPR. Aragenda arabikora koko. Mbere yo gupfa nabonye atanga ubuhamya ku gasheni kitwa ngo Afrika numero ya mbere, agasheni YouTube k'abanyamurenge. Ako gashene yasize atanze ibiganiro bibiri asobanura ukuntu inkotanyi zamubeshye zigashaka noneho no kujya kumwicira i Bugande, zaramubeshya akajya kuzana abana b'abasore bo muri Kongo ngo nibaze bige igisirikare ngo bafashe inkotanyi kurwana mu Rwanda, ngo nibamara gufata ubutegetsi mu Rwanda bazajya gukuraho Kongo. Urumva ko amayeri ya FPR ariya yose yo gufata impunzi z'abanyarwanda ukazohereza muri Kongo uteganya kuzatera Kongo. Ibintu byabo byari bimwe imibare, nuko ko jenoside yabaye mu Rwanda yari yateganijwe kandi abayiteguye n'abayungukiyemo n'aba ngaba bayicuruza amanywa nijoro, bagafata abacikacumu ba jenoside bakabacura bufuni batabitayeho, kubera ko kuri bo jenoside ni iturufu, ntabwo ari akaga. Twe twagize ibyago, jenoside dutwara abavandimwe mu moko yose, ariko uyu munsi abacuruzi ba jenoside ya yindi bigiye Bugande bakayitegura bakayitunganya neza bakayishyira ku murongo, ubu nyine iyo bayicuruza barakubita umucikacumu bakamukubita amanywa nijoro, bakamwambura utwe, nta soni bafite, nta mpungenge, nta n'impuhwe bafite. Ikibazo rero ni icyo ngicyo uko babivugaga. Warumbaje ikibazo cy'abanyekongo, nakubazaga n'abanyekongo barimo ko iyo RDF M23 cyangwa se sinzi n'ukundi umuntu yabita amazina yose wabona ari bukwemeze ko ari abanyarwanda. Ubwo gatoya mu kanya ndagaruka kuri yabaruwa yo banditse ejo muri primature. Ibi bintu byo kubwira abantu ngo rwose ngo imishyikirano, bari abantu ko batajya bashyikirana. Umunyekongo bari gusaba imishyikirano ni y'ubuhe bwoko bari kumwaka, baramusaba imishyikirano ki? Muri makeya reka ndambura iki kibazo nkiremo niyo baruwa. Hari ibaruwa bashyizeho ejo bayandika mu Kinyarwanda gipfuye kitagira 12, ndayifite hafi aha ngaha, yenda reka nyisoma aho ipfuye mu Kinyarwanda, banza ari byo byiza kugira ngo byumvikane ko banabeshya. Nanjye narayisomye mu Kinyarwanda birananirwa kubyumva, wayisomera abantu batwumva. Noneho iyi mishyikirano, ibi bintu bandika aha mu by'ukuri ni ikinyoma, reka tukibeshyuze cyose twe kugica hejuru. Aha hantu reka ndebaho nari nayibonye, kansoma icyo Kinyarwanda, yenda ejo bumvise ngerageza kuyisoma mu Cyongereza nuko mu Kinyarwanda byari byanze, ariko reka nacyo ngisome gipfuye mwumva abantu bacu ko bateye. Ngo abanyarwanda, inyungu z'igihugu cyacu zirageramiwe. Uyu munsi umuryango mpuzamahanga utegeka abavandimwe bacu bari ku rugamba gushyira intwaro hasi ku nyungu z'abaturage ba Kongo. Guverinoma y'u Rwanda yumva yahemukiwe n'abaturage bayo. Abaturage bayo nizere ko ubyumva, yumva ko ndi gusoma ibyanditse hano.
ngo yumva yahemukiwe n'abaturage bayo hagati y'Ubufaransa n'abandi. Ntabwo ibi bintu nzi niba icyo bishatse kuvuga. Ngo Ababiligi, Ubwongereza, Ababiligi, Ubwongereza, bukomeje gushaka gutanga ibiganiro bizaha abanyekongo amahirwe yo kugarura ibihugu byayo, yo kugarura ibihugu byacu. Ntabwo bigarura hehe, I don't know. Kuri uru Rwanda ntiruhangayikishijwe n'ubu buryo bwo gukora ibintu, kandi turahamagarira abasirikare bacu guhagarara bashikamye, ntibatererane umunya wabo u Rwanda. Urumva ko ibi bintu aho hantu ntabwo numvise ngo ntibatererane umunya u Rwanda, umunya wabo u Rwanda. Ntabwo ntumvise neza ngo umunya ntibatererane umunya wabo u Rwanda. Donc ngewe nyisomye uko byanditse, niyo mpamvu umunya wabo umunya wabo u Rwanda, umunya wabo u Rwanda. Iki Kinyarwanda ni bwoko ki? Ubanza turatakaye ndakurahi. Nibyo nyine nicyo ngabo abantu bazaga kwiga mu mahanga. Reka rero nkubwire mu mashuri y'ibikonyorwa n'ibitangaza. Muretse nurangiza ndakubwira ngo byaranyobeye gusoma mu Cyongereza. Ubwo uretse ko mu Cyongereza aho bavuga ngo Kongo ngo irashaka kwigarurira ubutaka bwacu. Ubutaka bwandese kandi Kongo igeze itera mu Rwanda. Matata reka mbisome mu Cyongereza yenda nibwo naho ngo Kongo irashaka kwigarurira ubutaka bwacu. Yampaye nka sogokuru. Noneho twajyaga tuvuga ikinyoma ubanza harajemo n'ibisazi. Ntabwo ari ikinyoma gusa, harimo ibisazi. Ubutaka bwacu se Kongo ihagazeho n'ubu. Ntabwo mbizi. Ari twebwe tumaze imyaka 26 tujya kubiba ku mugaragaro. Ni twebwe tumaze icyo gihe cyose dukora ibara ku butaka bwa Kongo. Ariko mu Cyongereza ho reka noneho naho nongere ngerageze mbigire binini ndebe ko ho mbireba neza. Ngo Rwanda people, abanyarwanda mbese, ngo the interest of our country is threatening today. Inyungu z'igihugu cyacu zirageramiwe uyu munsi. Ngo the international community orders our brothers who are on front to lay down their arms. Ngo umuryango mpuzamahanga urasaba abavandimwe bacu cyangwa se abasaza bacu ngo gushyira intwaro hasi. Ngo for the benefit, ngo ku nyungu z'abakongomani, z'abaturage ba Kongo. Ngo the Rwanda government feels betrayed. Ngo guverinoma y'u Rwanda irumva yagambaniwe by its people between France. Ngo yagambaniwe yo n'abantu bayo, ngo hagati y'Ubufaransa n'abandi, Ububirigi, Ubwongereza na Amerika n'Ubwongereza. Ngo barashaka, ngo wanting to propose dialogue. Ngo barasaba ibiganiro, barashaka ibiganiro. Ngo they will give, ngo bizaha abakongomani uburenganzira, the opportunity to recover our land. Aha rero niho ngira ikibazo. Aho ni hasobanuye nene namusobanurira ngiye utajije. Aha rero ngo United States, ngo ibyo biganiro ngo bizaha abakongomani opportunity to recover our land, yo kwisubiza ubutaka bwacu. Kwisubiza ubutaka bwacu. Donc urumva noneho ko ahangaye ritangaza, ahubwo ndabona rigaragaje cya kinyoma, noneho ricyambitse ubusa. Izicyambitse ubusa hano bareba.
twavuze ko tuganira ku kinyoma hano noneho hano ho ni bya bindi ngo uyu ubeshye bwa mbere ugomba guhora wibuka icyo wabeshye ubwa mbere kubera ko bwa kabiri kigomba kudipendinga ku cya mbere icya gatatu kizadipendinga ku cya kabiri no ku cya mbere noneho iyo uhereye igihe wahereye ubeshya kuva muri 90 tubwira ko uje kudutabara ikinyoma cyo muri 90 ukaba utakibuka icyo muri 93 ukaba warakibagiwe icyo muri 2010 ukaba utakibuka muri 2020 uba warabaye destroyed uba waratakaye nta nubwo ubuzi ibyo ubeshya none uba upfa kuvuga gusa niyo mpamvu ubona ari uko nguko ibintu bimeze urumva ngo noneho ngo abo bakongomani nyine ngo bazarikavaringa ubutaka bwacu ngo bityo ngo u Rwanda ngo ntago ngo ntiruri concerne reka ndivuge gutyo iryo jambo uraryumva mu gifaransa ngo by this way of doing things ngo ntago ruri concerne ngo muri ubu buryo bwo gukemura ibi bintu ngo akaba ariyo mpamvu ngo twinvayitinze ngo abasirikare bacu ngo guhagarara bemye doko bashikamye ngo no kudatakaza no kutabandoninga no kudatakaza their strong position ntibatakaze ibirindiro byabo ibirindiro avuga se n'ibiriya bafashe byo muri Kongo akaba ari amayera ari kode ibirindiro byabo byo muri Kongo ko ntabyo bafite mu Rwanda ubu butaka babambura ni buriya bavuga ko bwafashwe na M23 none bakaba bayisaba gusubira inyuma noneho bo si ugusubira inyuma ngo gusubira aho yaje ituruka ntago ari Bunagana aho yaje ituruka ni mu Rwanda ni Bugande none barayisaba gusubira aho yaje ituruka ngo ni ukuvuga ngo nibasubira aho baje baturuka abakongomani bararikavaringa ubutaka bwacu ofenti none ikinyoma cyabo noneho cyambaye ubusa ko berekanye ko barwanira ubutaka ntabwo barwanira uburenganzira ntabwo ari abanyekongo barwana kandi babwita ubwacu babwita ubw'abanyarwanda inyuma yaha wavuga ko iki gihugu ko u Rwanda na RDF atari bo bari kurwana muri Kongo se barumva babaye betrayed gute barumva babaye bagambaniwe gute ko atari bo barwana muri Kongo ko atari bo M23 dukurikije uko babivuga bagambaniwe kandi niba ibyemezo bifatiwe M23 bikora ku Rwanda ubwo ninde utera Kongo reka rero nkubwire iri tangazo ryabo ni kwa kundi Kagame ananiwe kwihishira nka biriya yavugaga abaza ntuza niba ataragiye kubigwamo nyine avuga ati wari uhari nawe ati burya mwari nangiye kubamara ari mbamaze rwose ati burya wararokotse ni nkaho kamubwira ati umurescape ati burya nari nabarangije muzaye matata ngo umukobwa baramubwiye ngo wa mukobwa ngo kushira isoni ati nshiriziye mwabuhungu noneho rero ngo Sendashonga yari amaze kumubwira ati ariko abaturage bashize ku kibuye ingabo zawe zirimo kwica abaturage zabamaze ahagurutswa n'umujinya ati ariko namwe ndumva nabamara ubwo se yarahakanye atari umwicanyi yarahakanye iki mu bintu yarabirangije rwose ubwo rero ikibazo cy'abanyekongo warumva ikibazo cy'imishyikirano barimo gusaba ugihuze n'ibingibi barimo kuvuga ko nibasubira inyuma ubutaka bwabo buzaba butwawe n'abanyekongo ngo doko abanyekongo wongereho ko u Rwanda rutateye Kongo rutari no muri Kongo M23 ari abakongomani bisobanura ibi bintu bivangura umubwira icyo ibyo ari ikinyoma hano hari umugabo witwa Mark Levy yatanze impanuro avuga ngo le pire mensonge et de se mentir à soi-même ubishyize mu kinyarwanda no kuvuga ngo ikinyoma rurangiza kirusha ibindi ikinyoma gihebuje nicyo kwibeshya wowe ukibeshya ukumva ko kwibeshya kwawe nyine ariko ko ariko kuri donc avuga ko c'est le pire mensonge no kuvuga ko iyo umuntu ageze igihe nawe yibeshya afata ikinyoma cye nawe akagindura ukuri kwe burya aba yageraniwe abagize ibyago bikomeye cyane niyo mpamvu rero Perezida Paul Kagame hano yiyambitse ubusa ari nacyo gituma yagiye kwikinira umupira muri Qatar niko numvise abatanga amakuru ngo yagiye kwikinira umupira muri Qatar yohereza abana b'u Rwanda barimo gupfira muri Kongo nta mwana urimo gupfira muri Kongo ariko agiye kwirebera umupira
none se intambara zose yakoresheje ko nta muntu yapfushijemo we ko apfusha abana b'abandi, ahubwo ubu ngubu abanyarwanda bariya barimo gupfusha abana babo nibo bari bakwiye kumenya icyo gukora. Ziriya ntambara bakazanga, ahubwo bagafatanya n'abanyekongo bagahindukira bakaza bagafata umuntu witwa Kagame bakamushyira mu rukiko. Muri ko byagombye kugenda, kandi abanyarwanda nabo bo mu gihugu imbere nabo bakeneye umuntu wababohora. Bagize amahirwe wenda izo ngabo yohereje muri Kongo zigarutse wenda zikamufata, wenda baba barokotse, abarokoka nyine nibyo navuga. Ariko icyo nashaka kuvuga ni iki ngiki, nuko Perezida Paul Kagame hano muri iri tangazo ko birumvikana niyo mabwiriza yatanze. Urabona minisitiri w'intebe byamuyobeye, yabuze amagambo abivugamo kubera ko ntabwo afite ubunararibonye mu kubeshya nk'ubwa Kagame. Ntashobora no gusubiza iyi baruwa inyuma ngo abwire uwo yanditse ati genda ukosora ibi bintu ubigarure mbisinye, arabisinya atanabisomye. Buriya babwiye Ngarambe, buriya nyine wo muri ka kazu ko ku ntare w'Urusororo, bati kora itangazo rimeze gutya, ni code of it, ni code bahaye abasirikare bo muri Kongo, babwira bati ngiye Kagame nabeshye Uhuru, namubeshye, namunyinyitse, namutekinitse, mubwira ko ngiye kuzabasaba ko musubira inyuma, noneho mwege mukomera ku birindiro byanyu, nzavuga ko mwananiye. Ubwo urumva atari cya kinyoma nyine cyabo basanzwemo. Mikoro yawe iracize, mikoro yawe ntabwo ifunguye. Niyo bagorora kiriya Kinyarwanda ntibacyandike nabi, ntago cyavugaga nk'ibiri kuvugwa mu Cyongereza. Birasobanutse neza. Bo n'urujijo, iriya ni code Kagame yakoreye abasirikare be, ririya tangazo nta nubwo ari natwe rigenewe, nuko gusa nyine barinyujije hari. Wenda nibwo buryo babonye buworoheye. Akaba ari n'amarenga bahaye ibyitso byabo biri muri guverinoma ya Kongo uko birahari. Nk'uko u Rwanda nabwo bajya kurusenya, nabwo hari ibyitso babonye mu Rwanda byabafashije guteza akavuyo mu Rwanda kuba igihugu cyacu cyarasenyutse bene kariya kagera. Urumva rero ko aho tuganisha hose wa muco w'ikinyoma, rya tekinika, ya mayeri igihumbi aba muri ka gafuko ka FPR, kuramwa amayeri yo kubeshya, amayeri yo kwica, amayeri yo guhemuka yose, amayeri yose barayafite nkuko babivuga. Ni ukuvuga rero ko buriya ni code batanze, ahubwo twebwe tukenyere dukomeze. Intambara ya Kongo igiye gufata indi sura yindi. So hata abanyekongo baremera kuba ingaruzwa muheto, babatsembe nk'uko abanyarwanda babaye ingaruzwa muheto bagatsembwa, cyangwa se Kongo irashaka abayifasha kurwana ruriya rugamba, kandi barahari. Kongo ifite nta umuntu wese Kongo yatumira ngo aze bifashe kurwanya, ntabwo yabyanga, kuko Kongo ifite kumwishyura. Ahubwo Kagame niba udafite icyo yatanga, bazatanga abana b'u Rwanda bagende bashirire. Nagira ngo nkubwire yuko na Kagame abamushyigikiye bashobora kumwikura bakajya gushyigikira hakurya, kubera ko hakurya ariho hari ibiryo, bagasanga Kagame yataye agaciro ameze nka ya safuriya yatobotse. Urumva isafuriya yatobotse niho njya kuyitekamo, ntawe yongera guhurira n'impumuro y'ibiryo, rero biba birangiye. Kagame nkeka ko uyu mugani nako ubu buhanuzi bw'uyu mugabo Marc Levy wavuze ati le pire mensonge de se mentir à soi-même, ikinyoma kirusha ibindi imbaraga ni ukugera igihe nawe ubwawe uhinduka victime w'ikinyoma cyawe, nawe ukibeshya, ibyo wibeshyaho ukabifata nk'ukuri. Hariya mu Rwanda habaye mu ntambara za kera zabayeho z'abami bo mu Rwanda, bagiye barwana ni Bugande, hari agace kari u Rwanda, ariko ako gace kari u Rwanda bari bagafashe ku ngufu. None se ubu hari ubwo babonye igitabo Imana yanditsemo ivuga iti wowe munyarwanda nguhaye aka gace kawe ni metero karizi nizi, ugatera imbago ukava ukagera hariya. Imana yaduhaye isi, tuyihuriraho, tuyituraho, buri muntu yisanga ahantu ku butaka bw'isi, yisanga mu bwoko runaka bwitwa gutya. Ibindi byose bagiye bakora ni amayeri yo kujya kwiba, ni amayeri yo kujya kwiha ibitari ibyabo.
ni amayeri yo gushoza intambara zo kujya gusahura. Niba harigeze kuba mu Rwanda, habaye mu Rwanda kuva ryari, havuye kwande? Icyo ni ikibazo bagomba kwibaza. Iyo bavuga ngo hari u Rwanda ryari na ryari, urwo Rwanda baruhawe nani? Ku buryo kandi n'ubundi dufite abanyarwanda baba muri Kongo. Kagame atari yaza, bari abanyarwanda baba muri Kongo, baba Abahutu cyangwa Abatutsi baho, nta kibazo bari bafite. Bari muri muvoma MPR ya Mobutu, nkuko n'abandi banyekongo bari barimo, bagahinga, bakorora inka, bakabana aho ngaho. Kagame niwe atangiye kujyana n'amatiku bwa mbere, agira ngo abagonganishe, abona bazana mu gisirikare cye, azanabone n'ukuntu ajya gushozayo urugamba. Nuko ko ibyaga abanyekongo bafite ni Kagame wabihimbye, nkuko n'ibyaga abanyarwanda bagize. Kagame yahereye ku kibazo cy'impunzi zari zaragiye Uganda no mu bindi bihugu duturanye, kandi aho kugira ngo yige impamvu abo bantu bahunze, abantu akabeshya ngo bahunze bahunga Abahutu. Mbabwire nongeye mbisubiremo ko muri 59 muri 60 nta Muhutu wari ufite ubutegetsi bwo gutuma yirukana Umututsi. Ntabwo bari bafite ubutegetsi, bwari mu maboko y'Ababirigi. Ni nabo bafite intwaro, ni nabo bafite igisirikare, ni nabo bafite igipolisi. Ntabwo ari Abahutu bari bafite imbaraga zo kwirukana Abatutsi. Ibyo ni ikinyoma bakora. Ahubwo Abatutsi ubwabo bumvaga badashaka kwicarana n'Abahutu ngo bubake igihugu cyabo mu bwubahane. Abi byari nabyo FPR yagaruye. FPR yaragarutse, abantu bose FPR yagarukanye nabo b'Abahutu. Si babande ejo bundi Kanyare, si babande ejo bundi Kagame yavugaga yuko ngo bose yarangije kubahambira, akabica akabaranya. Sibyo yigambaga? Sese na Shonga arihe, Kanyare ngo arihe? Yaragiye kubahambira direct, umutwe uramubwira uti wihorera, uzabahambire buhoro buhoro. Uzabahambira buhoro. Bahambira umwe. Exactement. None ubu ngubu bari heza. Yabahambiriye umwe, yaragiye kubahambirana umujinya ngo abahambire. Ahubwo yari yakara hariya muri ya nama yabwiye, yabaye nk'uca amarenga, abwire ati harya wowe si wowe ushigaje guhambirwa ubutaha. Ati si wowe harya usigaje guhambirwa ko nkikubona hano, atabandi byaba maze wowe uracyari. Ahubwo yaratanga yavuga ati uracyarahara ko nahambiriye abandi, wowe buriya ni muzahambirwa ubutaha. Ashatse yakwitegura. Urumva? Mwema rero rwose nagira ngo ushimire ko twagize ikiganiro cyiza, tuzagisubukura wenda kugira ngo kitazarambira abatureba, abazagikurikira. Iki kiganiro ni cyiza cyane, ndagushimira wowe wagiteguye. Ntabwo nari nzi ko kigenda gutya, kuko umuntu ategura wenda uko iki kiganiro cyitwa, ariko kugira ngo ikiganiro kizaryohe, gisobanura ibintu n'ibindi, ngira ngo ugitanga uwakiyoboye, iki kiganiro wakiyoboye neza cyane rwose. Ahubwo umaze kuba umuhanga mu bintu byo kuyobora ibiganiro. Ndabona ahubwo ari wowe ukwiye kuzahabwa dogutora mu myaka iri imbere, yuko rwose wajemo nawe ubyiga nk'abandi bose. Ariko reka nguha amashyi, ikiganiro wagikoze neza cyane, wagitunganije rwose. Urumva? Urakoze rwose. Nabigenjeje, nanone nongeye shene yawe nyihaye umugisha, nubwo ntari padiri bwose, ariko numva mfite icyo bita mu Gifaransa le pouvoir spirituel, wo kuvugira umuntu amasengesho, wo kumuha umugisha wa kibyeyi, ko ndi umubyeyi ndabyaye. Numva ntabwo nzi imyaka ufite, ariko mfite umwana ugiye kugira imyaka 47. Urumva niba mfite umwana ugiye kugira imyaka 47, urumva ko ndakuze nanjye. Uri murumuna wanjye yankurikira. Bara, urumva rero rwose ko muri make rero urabyumva rwose ko ikiganiro dukoze hose mu nguni zose, ariko cyane cyane dukora aho amakuru y'iki gihe, aho amateka y'uyu munsi ageze, tuvuga ko abanyekongo bazajya. Ngero ndarangiriza ku nteruro nk'ebyiri. FPR ni agatsiko k'amabandi yitwaje intwaro, nk'uko Evode yabivuze. Umubandi rero nta na rimwe ajya aganira, nta mishyikirano ajyamo. Nicyo gituma imishyikirano yarusha bahisemo kuyisenya, bakora iby'ububandi nyine, baca inyuma, nimugoroba bica wa muntu bamaze gusinya. Ni ukuvuga ko nta muntu ugomba kwizera umubeshyi witwa FPR. Ni ukuvuga ko abanyekongo nibatyaza intwaro zabo, barwane n'agatsiko k'amabandi, kuko umubandi ntajya yumvikana. Umubandi nta kintu yubaha, umubandi ntabwo amenya kuba, umubandi mbese ntagira amahame agenderaho, umubandi ntagira mutagatifu agenderaho. Umubandi agendana na shitani, akica,
akiba, akabeshya, agahemuka, akambura, akanyaga, agahungeta, ibibi byose nk'ibyo shitani akora. Ahubwo umubandi usanga ari mu marushanwa hamwe na shitani yindi iri mu muriro utazima, bagakora ibintu bimwe. Ari nacyo gituma Bikira Mariya yatugendereye Kibeho akabwira abanyarwanda abinyujije muri babana yabonekeraga ati banyarwanda banyarwandakazi, ati nimupfukame musenge cyane, ati ko mugiye guterwa n'amashitani y'amoko yose, akazaza akabasenyeraho igihugu akabahekura kugeza mwicujije kuba mwaravutse. None se sibyo bitubayeho ntubibona? Mubona ko ya mashitani Bikira Mariya yaturaguriye abinyujije mu bana b'Ikibeho ko ariyo twabonye. Twe twakiriye abavandimwe binjiye mu Rwanda guhera tariki ya 28 z'ukwa 12 muri 1993, baza mu mabisi, amabisi y'u Rwanda mwarayabonye, babohereje amabisi ajya kubazana. Ariko urabona ko bari batuzaniye iki? Bari batuzaniye ubunyamaswa, bari batuzaniye ubugome, bari batuzaniye umururumba uherekejwe n'ubugoryi, ari nabyo byatumye bahinduka abagome. Ndumva araho narangiriza ngushimira, nshimira n'abaduteze amatwi bose, bakihanganira ko wenda kiganiro wenda hari abumva wenda ko cyabaye kirekire, ariko ndumva ntabwo twavugaga ubusa. Ibyo twavuze byose bifite ishingiro kandi bizabafasha kumva ingaruka za kiriya cyorezo cyaduteye cyitwa FPR. Ndacyita icyorezo, n'abanyekongo nabo bamaze kubona ko ari icyorezo. Kabila hari aho bamushyinguye agomba kuba yaganira, niba sinzi niba ari mu ijuru cyangwa niba ari muri purgatori cyangwa hari yaba ari hose simpazi, ariko yaganira n'abantu baturanye nawe aho yagiye, agomba kuba babwira ati naherekejwe n'amashitani, ati nayabonye yangeze hejuru yandangije. Umuntu warasiye mu biro bye cyane rwose, ni abahanga rwose kuri ibyo byo, barabishoboye. Numvaga rero narangiza nsaba yuko abavandimwe bacu bashyizwe ku ngufu muri killing machine. Killing machine twasanze iri mu butabera, twasanze killing machine iri mu nteko ishinga amategeko, twasanze killing machine barayizanye mu binyamakuru biriya bisigaye bikora nka za RTM. Mbese killing machine Perezida Paul Kagame yashyize hose, no mu bapadiri no mu matorero yajyanyemo killing machine. Ugira gutyo ukabona umukuru w'itorero ni urimo kugambanira abayoboke be, abajya gusengera. Killing machine yabaye killing machine. Nasaba rero ko abanyarwanda aho bari hose twarwanya ikinyoma na killing machine igenda igihetse ku rutugu, tukemera kwikorera umusaraba wacu wa wundi wo kurwanya ikibi, nkuko Kizito Mihigo yatwangiye yasize atubwiye ati turwanye ikibi twimike icyiza akabizira. Natwe twagombye kwemera kuzira kurwanya ikibi, aho kugira ngo tuzapfe turi mu nzira yo gushyigikira ikibi, ahubwo twapfa turwanya ikibi. Nge ndumva arizo wowe nanjye nizo nzira twahisemo zo kuba tuzarwanya ikibi kugeza tuvuye mu mwuka. Cyane rwose tuzarwanya ikibi kugeza ku mwuka wanyu. Nge rero dusonze ikiganiro ndisabira umuntu wari we wese wumva ikinyarwanda atari umunyarwanda, by'umwihariko abaye ari umunyekongo akaba ari umurundi, iki kiganiro ntabwo kireba abanyarwanda gusa, namwe kirabareba, kirareba abanyekongo cyane cyane by'umwihariko, kuko bagomba kumenya akaga twahuye nako kugira ngo bakirinde. Abantu turi kumwe nabo ni ibisambo, ni shitani. Niyo mpamvu iyo tugiye kurwanya shitani nta jambo rikakaye tudakoresha, nta rangaje ishoboka tutemerewe gukoresha. Urwanya shitani ntabwo abajenjetse, ntagomba kujenjeka. Turwana na shitani rero, kurwana n'inkotanyi no kurwana na shitani. Hari abajya bavuga ngo tuvuga nabi, ngo turakabya, ngo dushyiramo ingufu. Ntabwo warwanya shitani useka, ntibishoboka. Iyo ugiseka ntabwo bari wakatangira kurwana nayo. Bityo rero abanyekongo ngewe ndabashishikariza kumva akaga twahuye nako, babishobora bakakora transaction. Iki kinyarwanda cyawe, iki kiganiro cyawe mu kinyarwanda, bakaba bagishyira mu zindi ndimi abakongomani bumva. Mu mutego twaguyemo ntimuzawugwemo bavandimwe. Twe twahuye n'uruva gusenya, ni twebwe bahereyeho.
ibyari byabaye i Bugande ntitwabimenye ko babitaga ngo bakanyamusayi ba Pirato, ntabyo twe twamenye ko n'urugande ntiturwumva. Mwe rero mutugira Imana duhuje ururimi rwose, ndabasabye mubwire bene wanyu, niba babwira ngo abatutsi barashize, ngo mujye muvuga muti ntacyo babaye, n'abavandimwe bacu twabanye kuva kera ntacyo babaye, kandi mujye mumekinga ashobora ko ntacyo baba koko. Kuko niba batura mu mutego ngo abatutsi ngo ibiki n'ibiki, ngo mukiruka mukajya kuvuga ngo nibo babateje ikibazo mukabica, muzaba muguye mu mutego abo tubaguyemo, muzaba muhuye n'akaga gakomeye nk'ako twahuye nako. Niba babwira mujye mwumva B, niba babwira iburyo mwumva ibumoso. Ntimuzigere mwemera ibintu inkotanyi zivuze mu izina, mu ijambo zirivuze. Mujye mugerageza gushaka ikiri inyuma y'icyo bavuze. Murakoze, ndumva ari aho nasoreza ibiganiro byo rwose. Akantu nubwo nyine nari nasezeye, nta kibazo. Unyibukije akantu gakomeye, nako ni ikintu gikomeye sinaka. Uravuze uti ntimuzagwe mu mutego w'umwanzi wari amashitani yajujubije u Rwanda, akaba yaravuye i Bugande nayo bayikirije, barayohera, araza nyine, araza araduhitana tuca hejuru. Kongo si ubwa mbere ariyo amaze y'imyaka 26 atsemba yibasahura. Uvuze ikintu gikomeye cyane, uvuga uti Kongo ntimuzagwe mu mutego wari amashitani. Nibuka yuko mu Rwanda buri teka iyo bashaka gucuruza jenoside, abicanyi ba Kagame baragenda bakareba umuhutu, nako baragenda bakareba umuntu w'umututsi w'umucikacumu bakamuhotora, cyangwa bakamutemera urutoki, bakamutemera inka. Twarabonye ejo bundi muri Kongo nibwo bwa mbere twabonye inyangabirama zo muri FPR zitema inka zaho. Biriya bintu byo gutema inka zo muri Kongo byagaragaye indwara ya FPR. Urumva, nagira ngo rero mbabwire, ejo bundi FPR niramuka igiye muri Kongo ikagira umututsi yica, abanyekongo bazakanure bahite babivuga yuko ari ikinamico rya FPR yakoze byo kuza kwica umututsi muri Kongo, kugira ngo babone uko baryanisha abanyekongo, kugira ngo babone icyo barega abanyekongo, bazamushyingure bafatanye nabo. Abanyekongo bazikurira umuntu wapfuye, n'abahanga bazikurira, bafite uburyo barira, bazagende baririra uwo mututsi wazaba wishwe na za nyangabirama za FPR zizaba zaje gukora ikinamico byo kuvuga ngo n'abanyekongo bisha abantu, kandi ari inkotanyi zaje kubikora muri Kongo, kuko barahari, turabizi, barahuzuye. Ejo bundi ushobora kujya gutukumva bateje akavuyo hirya no hino, nk'uko Red Tabara yakozwe na Kagame, akaba ari umutwe w'abicanyi ba Kagame, bakaba barayijyanye mu murenge ikajya kudumbanya abatutsi babo. N'ubu rero ejo bundi ushobora kumva bakoze ngo umutwe w'abamayimayi uzajya kwica abatutsi mu ngo zabo. Ahubwo ibyo bazahaguruke babirwanye bose, abaturage bose bashyire hamwe barwanye mwene ubwo bwicanyi Kagame azabazanira ejo bundi, kuko birashoboka. Cyangwa se yarangiza akabeshyira FDLR ngo na FDLR yaje kwica abantu. FDLR bamuhaye amaze imyaka 26, baramuhaye uburenganzira bwo kujya gushaka abantu muri FDLR. Niba yarananiwe kubamarayo cyangwa kubakurayo, ibyo biramureba. Ntazongere kubeshya abantu avuga ko FDLR ari iteza umutekano muke haba mu Rwanda haba mu karere. FDLR nigeze itera mu Rwanda, ntibazongere kubeshya bavuga ngo FDLR yahari. Nicyo narangirijeho rwose ngushimira n'abaduteze amatwi bose. Aho kantu twari tugiye kurangiza tutagashyizeho ngo tubwire abarundi, tubwire abanyekongo, daheri n'abarundi nabo bari abarundi barimo, abantu bose ahantu hose bari abantu bavugizi b'abatutsi bigize ngo nabavugizi b'abatutsi, ngo nabapolisi b'abatutsi, ngenda bamagana igitondo n'umugoroba. Nta mututsi wabatumiye ngo muze mu muhagararire, nta nama yabashyizeho ngo ibagira abapolisi b'abatutsi. Ngenda bamagana umunsi ku wundi, n'umuntu wese ubyumva ajya byumva ko agomba kwamagana iki kintu. Abanyekongo banyurundi, ni mwebwe ibi bireba, twebwe abatutsi bo mu Rwanda baratumaze, hasigaye mwebwe, namwe nimutihagararaho muzashira nkaka. Nuko nguko nge nababwira, nge rwose ntago nzagwa mu kintu kiriya kintu cy'abapolisi b'abatutsi. Mugomba kukigiraho atansiyo, muzakigiraho atansiyo cyane cyane abanyekongo. Ese ko bakase umupaka, nubwo ikiganiro kijye kwiyongera, nubwo uko bakase umupaka, uko bavuga ngo bari ngo ubutaka bwacu ngo abanyekongo ngo bari bube babutwaye, nimba ubutaka bakreminga ari ubwakaswe n'abakoroni, ko babukatiye ku bahutu n'abatutsi,
kuki bajya muri Kongo bagiye kurwanira abatutsi batarwanira n'abahutu? cyane cyane ko abo bantu niba barwanira ubutaka bwo muri Kongo bwajyanywe n'umukoroni, kuko yabujyanyeho abahutu n'abatutsi, kuki intambara ijya igiye kurwanira umututsi? ni ibikwereka nyine ko umushinga ari uw'ubujura buriya bwatumye binjira mu Rwanda ngo baje kurwubaka, ya mahame 8 akaba yarananiwe, nta n'ihame na rimwe bagendeyeho. ni ukuvuga iki rero? ni bwa bujura, ni ingegera, ni bwa bugegera, ari nacyo ndangirijeho. amasezerano n'ingegera ntashoboka. ingegera ntishobora kubaka igihugu, ntizishobora, nta kintu na kinzu n'ingegera ishobora kugezaho abatuye kuri isi uretse ibyago, amakuba n'akaga. murakoze cyane. Murakoze cyane Mzee Matata, tuzasubire ikiganiro ndabona cyari cyiza, reka tuzakore n'izindi nshuro nyinshi, nakagaruka. Reka dusezeranireho ahangaha. Wakoze cyane kwitabira ubu butumire kuri iyi tariki twizihijeho umunsi wo guca ikinyoma no kurwanya ikinyoma, bikunze ntibibe mu Rwanda gusa, bikaba byaba no ku isi hose, ariko by'umwihariko mu Rwanda kuko ho cyarimitswe kuri iyi tariki ya 21 z'ukwa 11, umunsi wo kurwanya ikinyoma. Iki kiganiro rero cyari mu munsi mwiza, ku munsi wacyo. Murakoze. Nari nibagiwe kuvuga icyatumye dutoranya iyo tariki ya 21, kuko ari ikiganiro cya mbere dukoze kuri iyi edition ya 5, ubu ni inshuro ya 5 turwanya, dushyiraho umunsi wo kurwanya ikinyoma. Iyi tariki ya 21 hari abibaza bati kuki mwatoranije iyo tariki ya 21? Iyi tariki ya 21 twayitoranije kubera ko hari umugabo witwa Uwiringiyimana Juvenal, yahoze ari minisitiri mu Rwanda, minisitiri w'ubucuruzi mu Rwanda, yabaye diregiteri wa OTPN. akaba rero ni umubyeyi bafite abana ngira ngo 6, akaba yarari hano mu Bubiligi, yari hatuye i Buruseli mu Bubiligi. akaba rero abakora iperereza b'urukiko mpuzamahanga baje kumushaka, na procureur nyirizina Bubakari Jalou wayoboraga icyo gihe, wari procureur w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, ruriya bakunda kwita mu Kinyarwanda ngo TPR, ni urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, rukagomba gukurikirana abakoze jenoside mu Rwanda b'amoko yose, bo mu mpande zose, uretse gusa ko FPR yo bayikingiye ikibaba kubera uriya mushinga wo kujya gukora ubushitani hirya no hino ku isi. Muri make rero uwo umugabo Uwiringiyimana Juvenal yaburiwe irengero tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 muri 2005. Urumva imyaka ishize uko ingana. Ibyo rero byatumye Uwiringiyimana Juvenal tumufataho nk'icyitegererezo, kuko mbere yo kugira ngo bamushimute yanditse ibarwa tariki ya 5 z'ukwezi kwa 11, yandikira umuprocureur wabaje kumubeshya ngo nibagende ngo barebe ko baganira bakavuga ukuri ku kibazo cy'u Rwanda. Noneho agiye kubona asanga barimo kumusaba kubeshya ngo avuge ko indege yahanuwe n'abahutu, ngo avuge yuko umuryango wa Habyarimana ari wateguye jenoside, kugira ngo nyine umuhereho umuryango wa Habyarimana ubanze wice perezida wayo, umubyeyi wabo ari we baheraho, ngo niko bateguye jenoside. Ibyo bintu yarabyanze, arabyandika ku rukaramu, fata urupapuro arandika, aravuga ati ibyo bintu musaba sinshobora kubikora. Bati tuzakwica, ati nemeye kwicwa, nabyo arabisinye. Nibwo bwa mbere twabonye umunyarwanda wemera kwicwa kuko yanze kubeshya, Uwiringiyimana Juvenal, kuko yanze kubeshya mu gihe abanyarwanda bo bahindutse imashini zibeshya, babaye za killing imashini zo kubeshya, babaye za killing imashini zo kwiba, zo guhemuka, zo gukora iyicarubozo, zo guhimba ibinyoma bagatura aho ngaho. Uwo mugabo Uwiringiyimana navuga ko yabaye icyitegererezo mu gihe umunyarwanda abeshya kurusha uko ahumeka. Ku munyarwanda murabura ati sinzi iyo mvuye, sinzi aho ngiye, nawe ubimusabye nta n'icyo wari unamubajije, ariko yavuga ati sinzi aho ngiye, sinzi aho mvuye. Utisoze ko nta kubajije ibyo ngibyo bizanye. Kubera iki ko yamenyereye kubeshya, arakureba mu maso agakeka ko wibaza aho avuye, ukaba unibaza naho agiye, agatangira kuvuga ati simbazi aho mvuye, sinzi naho ngiye. Iyo ndwara rero yo kubeshya, iyo ndwara yo kubeshya uwo mugabo yarayanze, ayanga asinya. Noneho kuri iyo tariki baramushimuta, kugeza ubu nkete leta y'Ububiligi yananiwe gukora iya nkete, byarananiranye, baza kurangiza bavuga yuko ngo yagiye kwiyahura. Nta mubyeyi wiyahura afite abana 6, ngo yiyahura afite umugore
ngo yo kudasiga yanditse agapapuro nibura nk'aka ngaka ngo bavuge ati dore impamvu niyahuye n'izi ngizi. Nta mubyeyi ushobora kwiyahura adasize agapapuro nk'aka ngaka. Ibyo ngibyo rwose babimenye. Ntabwo ushobora kwiyahura ufite abana ngo usiye utanditse, cyangwa nibura ngo ugire utelefona muri abo bana bawe umubwire uti mwana wanjye ngiye kwiyahura kubera izi mpamvu. Umubyeyi rero baramwishe kuko yagiye yahubutse mu rugo, agenda firigo yari irimo imiti ya diyabete atayijyanye. Bigaragara ko wagira ngo hari umuntu wamukurubanye, wenda hari umuntu yakinguriye aramukurubana, kandi umugore yari akiryamye mu cyumba ntiyamenye ibyabaye, yari yongeye gufatwa n'agatotsi. Abana bongera ngo bari bakuru badahari, sinibuka neza ko byagenze, ariko muri 2005 nuko uwo mugabo yagiye atajyanye imiti ya diyabete, kandi iyo miti ya diyabete yarayigendanaga. Abo banketeri bamujyanye yavuze ibyabo, yavuze ko abo banketeri, yavuze amazina yabo sinyankunda kuyagarukaho hano, ariko mu ibarwa ye baranditse. Ibarwa ye ndaza kohereza les archives nitwongera gukora ikiganiro ku muco wo kubeshya, noneho muzareba ko mubishyiraho. Niba muzaba iyo tekinoloji yo kubishyiraho, muzashyiraho ibarwa tuyisome yose, muhite mubona umunyarwanda wa mbere wanze kubeshya ku mugaragaro. Ari nacyo gituma twafashe umunsi yaburiweho irengero, kuko ntituzi niba ari wo munsi bamwiciyeho, ariko umurambo we waje kuboneka tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12. Urumva hashize iminsi hafi ukwezi kose. Bamubona ari igice, ari umurambo utuzuye, kandi bamubona ari umurambo umeze nk'uwariwe n'ibintu, cyangwa se bakuyeho mu maso ntiyari akimenyekana. Basanga mu nda ye nta mubiri, nta kintu cyo mu nda, ndavuga imyijima, impyiko, ibihaha, nta kintu na cy'inzunu. Abantu abanketeri bashobora kugenderaho bamenya icyamwishe. Niba yarishwe nuko yiyahuye mu mazi, ubwo babibona barebye mu bihaha bakamenya ko umuntu yishwe n'amazi. Ni ukuvuga rero ko uwo muntu umurambo we bawugaragaje udashobora kubona igisobanuro cy'icyishe uwo muntu, uretse ko yaburiwe irengero kuri iyo tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11, aribyo bita Ugushyingo. Akagenda ari intwari kuko yanze kubeshya. Ibazi yabeshya ibinyama bye byari kutugeza he? Amahirwe nuko atasize abeshya. Kandi hashize umwaka umwe, bya bindi bamusabaga kubeshya ahubwo bihita bigaragara. Kuhanura indege bihita bifata inkotanyi nizo zafashwe ko arizo zahanuye indege. Kuri ni byiza cyane. Uwo musaza rero yarangije urugendo rwo ku isi, agenda ari intwari, yanze guhemuka, yanze kubeshya. None natwe abanyarwandakazi mureke twange kubeshya, tuzatahuke turi intwari. Murakoze cyane, nta kindi nongeraho. Murakoze. Murakoze n'abakurikiye ikiganiro, namwe turabashimiye. Murakoze.